guhera muri uku kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo Imana igiye kukindagura abakozi bamwe na bamwe batakiyifitiye umumaro, igiye gukuraho hanyuma ihagurutse abandi, kuko hari ababangamiye ubwami bw'Imana. Byenda kurangira, hasigaye ibindi bya nyuma birakurikira ibingibi. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo nibwo ikijyanye n'amagambo ku rupfu rwa nyakwigendera kiratuza, ariko ubu nta cyabihagarika. Nabonye inyanja y'amagambo abantu benshi bagiye kuyigwamo, abantu benshi bagiye kugirana ibibazo n'Imana, abantu benshi bagiye kugongana n'Imana, bagiye kuzamuka mu kirere Imana itabateretsemo, nibagera hejuru bongere bikubite hasi. Nabonye Satani amuteze umutego nawe wo kumwinjiza mu kintu gikomeye kitari cyiza, ntari buvugire hano kuri izi kamera. Ubujyanama bwanjye nk'umushumba wamusengeye cyangwa wasengeye situation, yirinde kujya kuri social media asubizanya n'abantu. Ibiri kuvugwa nabonyeho bikeya kubera ko ngira umwanya utari mwinshi wo gukurikira social media, kubera ko mbafite inshingano kuri church zo gukurikirana nabera baba bashaka kubatizwa n'abandi bashaka gushyingirwa no n'ibyiciro by'amakorari guhugura, mbafite inshingano zitanyoroheye. Ariko nagize ubwo nyarukira kuri social media zimwe zitandukanye, harimo na Kiranuka TV ndumva nagiyeho, mbona abapastori benshi bagera kuri nka 3, sinkunda gukoresha amazina yabo kuko sibyo nahawe. Mbona basa naho bahanganye n'abandi bashyiramo comment kuri runo rupfu na nyuma yarwo. Ariko ngira ngo mu ijambo twari twahawe n'Imana hari ijambo rivuga ngo hazacura imiborogo, yego, hazavugwa amagambo menshi. Ubu byabaye rero, urupfu rwarabaye, hanyuma ayo magambo nayo agomba gukurikiraho kugira ngo na bamwe bapinga ko Imana itavuga bamenye ko iby'Imana ivuga ibikurikirana. Hanyuma rero ubujyanama nubuhe kugeza ubu, ntabwo numva ko abantu bakwiriye gufatana mu mashati ngo kuko habaye iki cyangwa iki. Baburahamu hari ibyababayeho, ariko ntabwo Abisiraheli babashyize ku karubanda ngo bavuge bati ibi nibi, kuko Bibiliya iravuga ngo nta bwami bwakwigabanyamo kabiri bwasenyuka. Biravuze ngo nimba dukorera Imana tukaba twamamaza Imana, dukwiriye kwera imbuto zikwiriye abamamaza Kristo. Gute rero? Niba byarahanuwe nk'abahanuzi b'Imana, nk'abashumba basengewe, dukwiriye kumenya ngo ubuhanuzi nimba mbusohoye dukwiriye kwitwara gute twebwe. Hanyuma niki rero cyakorwa nonaha ubu kano kanya? Mu by'ukuri kano kanya ntiwacecekesha amagambo, kubera ko ururimi ntiwarukata mu muntu ngo atavuga. Number 2, ntabwo wahagarika iby'Imana yavuze, cyane iyo abantu babisuzuguye, iyo iraseruka kugira ngo igaragaze ko ariyo yari yavuze. Biravuze ngo nonaha rero icyo twagiraho inama abakristo muri rusange, kuko abashumba bo n'abica ibintu babyica babizi. Buriya gukangura umuntu wishinzirije biragoye cyane kurenza gukangura uwasinziriye. Uwasinziriye arakanguka akamera nk'uzutse, ariko wisinzirije arakomeza akajya akwihorera kandi arimo akumva. Ijoro nibwo narindi gusenga mbaza ngo ni ukubera iki uyu mushumba akurikiwe n'ibintu bingana gutya. Nibwo Imana yanyibukije ko nari nakubwiye ngo hazavugwa amagambo menshi, hazacura imiborogo. Baze kureba neza buriya buhanuzi. Hanyuma rero gusa ndi gusenga muri bimwe nabwiwe ko byenda kurangira, hasigaye ibindi bya nyuma birakurikira ibingibi. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo nibwo ikijyanye n'amagambo ku rupfu rwa nyakwigendera kiratuza, ariko ubu nta cyabihagarika. Niyo zaba ari burende z'intambara mu mwuka, nta cyabihagarika. Abantu bari buvuge, n'abandi bari buvuge, hari n'abandi bataraza bari buvuge. Ariko inama twagira abakristo, bitondere kwakira ibivugwa byose. Ibivugwa byose bajonjore, bashyire ukuri ku ruhande, bashyire n'ikinyoma ku ruhande. Kuko hari abari kuvuga bakeneye views, hari abari kuvuga badakijijwe, hari abari kuvuga bamwishima hejuru, hari abari kuvuga batumwe n'amadini, hari abari kuvuga bakeneye kumenyekana. Ibyo rero ntabwo turabihagarika, kuko
burya iyo umuntu ashaka kurya ukamubuza kurya no kukwica yakwica. Icyo turabwira rero abakristo nuko bo bari bujonjore bashyira ukuri ku ruhande bashyire n'ikinyoma ku ruhande, kuko genda umwe mu bashumba batarya ruswa, rumwe mu bahanuzi badahanura ngo babeho. N'ubu ngira ngo urabibona ko nambaye neza, nta mu diaspora wanyambitse, nta wanyambitse. Imana ifite uko ingenza, ntawe nariye amafaranga ye. Uzaza hano akavuga ngo yandiye ibihumbi 10 by'idolari cyangwa 20 by'idolari, ndabarahira Imana isumba byose. Nkorera Imana aho yankuye ndahazi, cye nabaye mu buvumo umwaka, igihe mfite n'icyo gukorera Uwiteka. Hanyuma rero gusa nanone iyo nama twagira abakristo yo gushyira ukuri ku ruhande n'ikinyoma, nuko ukuri nuko ibyahanuwe bigomba gusohora. Icyo bibasaba rero ni ugusenga, bakuzura umwuka wera. Hanyuma umwuka wera aguha kujonjora ibyo urya n'ibyo utarya, kuko uyu munsi nabonye inyanja y'amagambo abantu benshi bagiye kuyigwamo. Abantu benshi bagiye kugirana ibibazo n'Imana, abantu benshi bagiye kugongana n'Imana, bagiye kuzamuka mu kirere Imana itabateretsemo, nibagera hejuru bongere bikubite hasi. Rero burya umuhana avayo ntumuhana ajyayo, niko baca umugani mu Kinyarwanda. Iyo ajyayo aba afite amarere, ariko iyo avayo aba yahuye n'ibimukandagira, hanyuma aza yatuje. Nkunda kuvuga nzimije, ariko abumva barumva. Ikindi twavuga ni iki, nuko ku bakozi b'Imana bagenzi banjye bibuke indahiro twarahiye, bibuke inshingano twarahiriye kuzamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuvuga iby'imbaraga z'Imana, kuvuga iby'amahoro ya Kristo, hanyuma kubatiza abantu no kubamenyesha inzira y'umucyo. Ariko social media nyine ni ikibuga cy'ubucuruzi, ni ikibuga umuntu akoreraho ibintu bitandukanye. Abantu rero baze kuba maso, cyane cyane abakozi b'Imana, kuko ntaranabyibagirwa, ndumva umwuka wera bizanye guhera muri uku kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo. Imana igiye kukindagura abakozi bamwe na bamwe batakiyifitiye umumaro, igiye gukuraho hanyuma ihagurutse abandi, kuko hari ababangamiye ubwami bw'Imana, hari abahagaze ku miryango ngo abantu badakizwa. Rero babyitegure muri uku kwa 9, dore ko mpanura nkatangira guhamagarwa n'abavuga bati ibi nibi, ariko giye nta bwoba mfite, mu gihe mvugira Kristo, n'uwanyica nawe azapfa sange ahanshyize, kandi mu gitondo cy'umuzuko nzamuzukira, nzamucira imanza. Ibyo ni ibyiringiro byanjye. Hanyuma ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10 n'ukwa 12, ayo mezi n'amezi mabi cyane ku bakozi b'Imana. Uwitari bukure mu nzira iraza kumugoroza inkoni, nuko yantangarije. Ubwo umuhanga rero, umunyabwenge, nabe maso, asubire ku rufatiro ruzima rw'ijambo ry'Imana, yamamaza ibyo Kristo amutuma, apana iby'isi mutuma, n'ibyo Illuminati zimutuma, cyangwa se Freemason, cyangwa se n'abakabaliste, kuko hariho imyuka namaze kubona yinjiriye abakozi b'Imana mu buryo nabo batazi. Imyuka y'abakabaliste n'abafrimason ni imyuka yagateranya, ni imyuka ababishinzwe, ababikoresha, ni imyuka ishinzwe kuza njyewe na Ezekiel nimba tuziranye, ikaza iyo myuka ikanteranya nawe. Abantu rero bitondere dynasty for a pure pastor, abantu bitondere izi mbaraga zamaze kwataka iki kirere cyacu turimo. Hanyuma hataza kugira umuntu uzagwa mu ruzi adwita ikiziba. Ibi tubitangaje kugira ngo abantu bamenye ngo iyi myuka irahari, iri gukora, kandi iri gukora mu buryo bw'amayoberane bukomeye cyane, ku buryo umuntu yibwira ko ari gukorera Imana, ariko yamaze kujya mu murongo wa Satani. Ikimana bivugaho nuko nyuma y'iyi nkuru haraza n'indi, hanyuma nyuma yaho Imana izahosha, hanyuma uriya mugabo aruhukire mu mahoro. Turakomeza mama pasteur, madame pastor Theogene, Imana imukomeze, kuko nabonye imbaraga zimutwikiriye z'Imana, mbona yambaye atibari, ndenda kuzajya kumushaka, nuko na umwanya wambanye mukeya, nkagira n'isengesho muzamurira. Akomere muri ibi, kandi yirinde gusubizanya n'abantu kuri social media, kuko naramuka asubizanyije nabo, nabonye Satani amuteza umutego nawe wo kumwinjiza mu kintu gikomeye kitari cyiza, ntari buvugire hano kuri izi kamera. Ubujyanama bwanjye nk'umushumba,
wamusengeye cyangwa wasengeye situation yirinde kujya kuri social media asubizanya n'abantu kubijyanye n'ibiri kuvugwa kuko mbere yuko biba byarahanuwe ibyahanuwe iyo bisohoye rero kubuhanuza ubundi uratuza ukarindira ubwami bw'Imana. Ngira ngo wenda sineretswe ngo ni umugore ariko gusa jye mbireba mwiyerekwa hari mu kwa gatanu ubundi mu matariki 23 gutyo. Imana irambwira ngo ngiye kuguha ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma irambwira inyereka byinshi navuze bike muri byinshi. Mbona rero urugamba rw'amagambo rukurikiraho nabonaga inzuki nyinshi mbona zikuye iki kirere. Hanyuma ngiye kubona mbona ingeri zose abana abakecuru kuko ubu ngubu nuko wenda bari kuvuga bamwe bibyamamare muri kubamenya ariko harandi magambo nanone mutari kubona ari mu idini mindane aho yasengeraga ari hagati mu babyeyi mu rubyiruko n'ahandi. Ubu nuko abo muri kubona na abafite amazina asa naho aremereye yamaze gukorwa. Hanyuma mbibona gutyo rero Imana irambwira ngo hazakurikiraho amagambo menshi, hazabanza gucura imiborogo, hazavugwa amagambo menshi. Mwiyerekwa rero nabonaga ingeri zose zivuga, ingeri zose. Hari n'abakomeye bari kuvuga ariko nyine kuko bataza hano nabo bari kuvuga mu kazi aho bari bibaza Yesu ibi ni ibiki niko nabonaga ingeri zose nabonaga ziri kuvuga ayo magambo. Ariko kandi nabonaga ari amagambo ari mu byiciro. Harimo ibyo by'abazavuga ibyinda ariko noneho hari n'abandi bazavuga n'iby'amafaranga. Hari n'abandi bazagira n'amashyari bari bamufitiye amashyari bazahaguruka kubera ko batamwemeraga bakarwanya ikirere cy'umugisha w'abana asize na madamu. Aha hantu banyumve neza mwitondere abantu bose. Harimo abafite ukuri hari n'abanyabinyoma. Birasaba rero ko umuntu wese yicara agakora checking. Ikindi cyiciro nabonye cya nyuma ni cyiciro cy'abantu bavuga nyine batazi iyo bijya niyo bivu. Gusa kuba wabonye icyatsi hari ukavuga icyatsi ururo ibiki n'ibiki babandi batarisiba kuvuga ibyo biboneye. Badafite icyo bica badafite n'icyo bakiza. Ubwo rero birasaba kwitonda nuko nari nabonye iyerekwa ngize ibindi ntambutsa naba mbeshyeye Imana. Nicyo navuze abantu bitonde kuko guhera mu itangiriro Aburahamu hari ibyo yakoze ariko ntibyamukuyeho kwitwa sekuruza w'amahanga. Umuntu iteka agira amakosa. Ibyo ariko simbivuze nk'umushinza ko yabikoze, mbivuze nk'utazi iyo biva niyo bijya ariko mvuze nshingiye kuri Bible. Aburahamu sekuruza w'amahanga, inkuru ze ntabwo ndazijyamo. Kuba yaraguye mu mutego ntibyamubujije kwitwa sekuruza w'amahanga. Ubundi icyaha kigira n'ingaruka zacyo. Hanyuma Salomo cyangwa Dawudi kuba Imana yaramwishimiraga ntago byakuyeho ko yakoraga amakosa. Ndagira ngo mbwire abantu ko pasiteri ni umuntu. Ubu nicaye hano ndava amaraso nk'ayuva. Ubu nicaye hano ndarya nk'ukurya ndetse ndaza kunywa nk'ukuri kunywa. Wenda aho tutandukanira n'isi nuko abisi banywa inzoga twe tukanywa amaji n'amafanta n'ibyayi. Ariko ntibikuraho ko pasiteri ari umuntu ushobora kugwa mu ikosa runaka bitewe na situation runaka. Ibyo rero ntibiriho ngo abantu bacire abandi iteka. Ariko kandi ntibiriho ngo bikorwe nk'ibyiza. Biravuze ngo bibaye byarabaye n'uruhande rumwe rw'ikibi cy'umuntu. Bivuze iki rero shatse kuvuga iki? Mu muntu ntabwo watungurwa ko havuyemo ikibi, ahubwo uzatungurwe ko havuyemo icyiza mu muntu. Kubera iki? Turemye muri kamere y'icyaha. Kandi ikindi isi tugezemo ibihe turimo biheruka ni ibihe bigoye cyane ku buryo Satani warashe Aburahamu akarasa Dawidi akarasa Salomo akarasa n'abandi n'aba ba Paulo batangira ivuga butumwa bararashwe mu muhamagaro. Ni nabwo yanditse aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi nkasanga byantanze hehe imbere. Ahubwo habayeho gukora amakosa tukavuga ngo nibyo by'ukuri ntabwo byaba ari byo. Ubu genda mutse nkoze icyaha nkagwa mu cyaha ntabwo naza hano kuri kamera ngo mvuge ngo iki cyaha Imana yakinyemere. Oya, naza hano nkaca bugufi nkavuga ngo abera mu mbabarire narashwe
nk'uko abandi baraswa. Turi mu ntambara y'umwuka rero, ahubwo bibaye byarabaye ntabwo byakurikirwa n'amagambo aremereye. Uko umuntu yagwa none ni nako yabyuka ejo. Uyu munsi umuntu aba ari umunyembaraga, ejo akaba ari umunyantege nkeya. Dufite abantu bavuze ubutumwa bukomeye cyane ku isi, nyuma yaho tubasanga bari kunywa za vuvuzera na za mburwa na za tunuri n'izindi zitandukanye. N'ubu hari abari kunywa ibyo bita n'imimanura jipo, sinzi njya numva amazina yabyo gutyo. Hari inkuru yigeze gutambuka, ngira ngo wabonye ko urugamba rw'abagabo ntago ruba rworoshye. Ingo zifite ibibazo 95%. Ibibazo biteye ubwoba ku buryo ibimuvuga mutunza amakamera mu ngo ubwoba bwakwica abantu. Ingo rero kuba zifite ibibazo, abagabo kwihangana kwabo ni gukeya. Bivuze iki rero? Muri iyi minsi ya none birasaba ngo umuntu acunge izamu rye n'ubugingo bwe, acunge izamu ko ahagaze neza, kubera ko ingo muri iki gihe, kubera ari iminsi ya nyuma, nakubwiye imyuka 3 iri kurwanira muri iki kirere. Abakabaliste, abafrimaso, aba Illuminati, za Illuminati, iyo yose ni imyuka ya Satani iri gukorana n'abanyembaraga bisi. Bivuze iki rero? Bakora igishoboka cyose, bakayobya umuntu uwo ari we wese urwego yaba ariho, batanze amafaranga, batanze amafoto ye. Kandi uzirikane ko abatumishi benshi muri iki gihe ntago bari gusenga amasengesho. Kugira ngo ubone umwapotere uri mu minsi 40 muri iki gihe biragoye. Kugira ngo ubone umwapotere uri mu minsi 100 y'amasengesho muri iki gihe biragoye. Kugira ngo ubone umuhanuzi uri mu minsi 7 ku musozi muri iki gihe biragoye. Biravuze ngo rero iki gihe abakozi b'Imana bakeneye gufata ikirere cya Satani, kuko yamaze gukereya intambara yeruye mu buryo buheruka, kuko itorero rirenda gutaha. So rero birashoboka ko byaba, ariko kandi binabaye ntabwo turiho kugira ngo tumucireho iteka. Yaruhukira mu mahoro, kuko warashwe none undi nawe yaraswe ejo. Nagiye mbona abantu benshi uyu munsi ari abanyakuri, ejo bakaba abanyamakosa. Mu muntu rero havamo ikibi, iyo akoze icyiza turatangara. Naho ku bindi byose bitandukanye byabaho, pasiteri ni umuntu. Abantu bibigira ibintu bikomeye cyane, ni umuntu Imana iba yagiriye icyizere ikamuha inshingano. Ariko ibyo bidasobanuye ko ava amaraso nk'abandi, ibyo bidasobanuye ko ababara nk'abandi, ariko ikiba kimutandukanya n'abandi niyo titre aba yarahawe n'ubwo buntu aba yarashyizweho n'Imana. Tubwira abantu rero ahubwo bitondera abantu basizwe n'Imana. Hari abisize, hari n'abasizwe na Satani, ariko hari n'abasizwe n'Imana. Umuntu wasizwe n'Imana rero iyo umwatatse uwo wataka Imana, yaba yakoze ikibi yaba yakoze icyiza, Imana yamuhamagaye niba ifite aho izamukandira. Hanyuma ikindi nuko twabwira abantu nkuko tumaze kubivuga, nibasenge cyane, basengera uyu muryango. Ngewe nkomeje uyu muryango, kuko ibyaba byarabaye, yaba yarabyaye hanze cyangwa atarahabyaye, ibyo ntabwo ari we wa mbere, si nawe wa kabiri. Ikindi hari n'ababivuga ariko babikora rwihishwa, ariko ntibikwiriye nyine wenda ku mukozi w'Imana. Ariko iyo bibaye nyine se wahindura iki nyine? Umuntu yabyutse, abyuka akeneye kujya mu mujyi, ntabwo abateganya ko nagera Rwandex arakora impanuka, ariko yagera Rwandex agakora impanuka akagonga.